ubushakashatsi bwakozwe muri 2024 bwerekana yuko ku rwego rw'isi screen time ikoreshwa ku rwego rw'isi globally ni uguhera ku masaha 7 kugera ku 10. Noneho ku bana bari ku kigero cy'imyaka 8 kugera ku myaka 12 bakoresha amasaha 4 ku munsi wakuyemo ibindi bijyanye n'ishuri. Noneho rero tukagera ku bateens, abangavu nyine n'ingimbi. Abangaba bo bakoresha amasaha agera ku 8 ku munsi. Bari hehe? Muri social media, bari kuri TikTok, bari kuri Instagram, bari kuri YouTube. Urumva ko ni ibintu bihangayikishije, cyane dukwiriye kwitaho, sibyo? Hi abakunda gukura, abakunda gutera imbere. Mbahaye ikaze nanone kuri Grow Smart with Angelique. Njye nitwa Angelique Uwimana, murimo muravugana nonaha uri kureba kuri screen. Cyagiye kirageze, nari nabasezeranyije yuko muri video y'ubushize nari nabasezeranyije yuko nzabereka noneho ibibazo biterwa na screen time, habibaganirizaho. Nizere ko mukibuka neza screen time cyari cyo. Hari muri kwibaza ngo no ngo Angelique ntabwo mbyibuka neza, wanyibukije. Okay, it's okay. Now nicyo mbereye hano, nta kibazo ndakwibutsa. Screen time ni iki? Screen time ni igihe icyo ari cyo cyose umara imbere ya ziriya ecran mu kinyarwanda nabiburiye definition, ariko ni screen nyine, ni ecran ya televiziyo, ecran ya ziriya big screens tubona mu mujyi no mu mihanda ahantu hose, ecran ya telefone, ecran ya smartwatch, ecran nyine igihe umara kuri iyo ecran. Noneho rero ubushize muri iyo video twari twarebeye hamwe icyo ari cyo screen time, turebera hamwe impamvu byitwa ko ari bishobora guteza ikibazo. Tubona ko ari ukubera yuko nyine uba wakoresheje igihe kinini, iyo nyine tutexemove niko nari nabivuze. Rero ku muntu utarayirebye nanyi linking hano muri description, kanyishyiremo hano uraza kwibonamo. Ngo haye ikaze muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe noneho ibibazo biterwa na screen time. Umuntu umara igihe kinini muri screen bimugendekera bite? Ni ikihe kibazo bimutera? Ibi nibyo tugiye kugira hamwe kugira ngo njyewe byambayeho nabahaye urugero muri iriya video. Ni ukuri musubire muyirebe, ariko nanone sinifuza ko hari undi byabaho. Mbahaye rero ikaze kuri iyi video. Abakunda gukura, dore ibibazo rero biterwa na screen time iri excessive. Mu byibuke screen time ntabwo wayirinda, ntabwo bishoboka pe, icyo twakibonye ko bidashoboka. Ahubwo noneho excessive, kuguma cyane imbere y'ama screen biteza ibibazo. Ibyo bibazo bigera kuri 4. Ukomeze urebe iyi video kugeza irangiye, kuko ikibazo cya 4 cyambayeho, mfite experience muri ibyo cyambayeho. Wanasanga namwe hari undi cyabayeho, niwisanga nawe hari kimwe muri ibyo bibazo, muri ibibazo binengiye kuvuga cyakubayeho, please udusangize hano muri comment section. Ni ukuri ntugenderaho, ndakwinginze, reka dufashanye kugira ngo nyine tugirire umumaro societe tubamo, dufasha abandi gukura, tubeho ubuzima bwiza, ariko nanone nyine dufashanye. Nutanga ubuhamya bw'ibyakubayeho, hari undi biri bufashe amenye nuko yabyitwaramo. Rero kadukomeze ntabatindiye. Ikibazo cya mbere ni ikijyanye na mental, ni ikijyanye no mu mutwe, mental problems. Ibyo bibazo rero bijyanye n'ibyo mu mutwe biterwa na screen time, excessive screen time. Ni ibihe? Icya mbere nababwira, umuntu agira anxiety, akagira n'ikintu bita stress. Anxiety ni bwa bwoba, ni nk'ubwoba bumeze gutera ubwoba bushobora guterwa n'uburyo na comparison nyine ukura muri social media. Kambaho urugero, njyewe nshobora kuba mba mu kazu kari hambo, maybe nyine
katari keza, hanyuma nareba kuri social media nkabona mugenzi wanjye twiganye we aba mu nzu nziza cyane eshatu, tuvuge ko ari eshatu, kuko we ahora postinga ari mu nzu ye, ari gukora icyayi, ari muri cuisine nziza, ari nababyumva gutangira kumva nakwigereranya nawe, nkatangira kuvuga ni se kubera iki we yabigezeho ngiye nkaba ntarabigeraho, nkatangira kugira stress, nkaba ni God, why don't I have the same things as her or him? Nuko iki nafite ibintu bimwe nk'ibyo afite, nkagira anxiety, nkagira stress, ibyo bintu bishobora kujyana no kuri depression. Nuko Imana ukumva ukagira depression, ukavuga data wampoye iki, Mana wampoye iki kwera iki njyewe. For example, urima umuntu agapostinga kuri social media, agapostinga yajyanye abana sinzi hehe mu bikinisho bya hehe, bari kuri plage, bari kuri byose, ubuzima nyine bwaryoshye bwabaryohanye. Noneho wowe wakwireba ugasanga no kubona ibyo ugaburira abana maybe it's a problem, uhita utangira gukora comparison bitewe na social media. Icyo ni ikibazo rero cyo mu mutwe ukuye kuri iyo screen time, that excessive screen time. Wamaze umwanya munini uri kureba, bagiye hano noneho dore bafashe indege bagiye Zanzibar, baragarutse dore bagiye guhaha Dubai, and then wowe ugatangira kwikompara nabo kuti why not me, dore yagiye, dore yabigize njyewe, dore ukikompara nabo, bikagutera anxiety, bikagutera n'ikintu cy'ubwoba cyo kuba wibaza uti why not me, njyewe Imana wampoye iki, kuki ntahiriwe nka bariya, ese kuki njyewe ntafite nka biriya bafite. Noneho ugatangira noneho kugira depression, handi umuntu atangira kwigunga, akageraho noneho akiyanga, afata ubundi njyewe ubundi maziki, bishobora no kugutera kwiyahura. Mwumva ukuntu ibintu biri very risky, uragira agahinda gasaze ugeraho uniyahure. Kubera iki? Wabikuye kuri comparison z'ibintu byo muri social media ugenda ubona, ugenda wikompara n'ubuzima ubayeho. Icyo ni ikibazo kiri mental giterwa na screen time, excessive screen time. Ndaguma ngishyiraho ko biri excessive, kuko screen time zose ntabwo ziteza ibibazo, munyumve neza. Excessive screen time nicyo kibazo gikomeye, nacyo cyo kuvugaho. So please, niba nawe ukoresha social media ukaba wisanga muri situations zimeze gutyo, ukaba biguteza, bishobora nyine kuguteza icyo kibazo, urumva ni turimo turareba ibibazo biterwa na screen time. Ndabifuriza ko bitazigera bibabaho, kuko urumva kino kibazo kirakomeye cyane. Ikindi rero cya kabiri kuri ibyo bya mental, hari n'ukuntu bigabanya focus. Iyo ufite excessive screen time, nyine uhora mu screen cyane, bigabanya focus mu kazi ukora. Biba bigoye kuba wa focusinga ku kintu kimwe mu gihe kinini. Tuvuge uri mu nama, uri kumwe n'umuntu, okay, umuntu ari kuvuga nyine mu nama kandi n'umuyobozi wawe ukomeye, ushobora gufocusinga iminota igera ku 10 nyine ugakurikira neza, akabona ko uri on point. Ariko nka nyuma y'iminota 5 ukaba ntabwo ukigira concentration, ntabwo kiba wamara umwanya munini ku kintu runaka. Ibintu bya affectinga cyane noneho abana batoya, handi umwana udashobora kumuha task runaka ngo ayirangize, udashobora kumwicaza imbere y'ikayi ngo umubwire uti ndashaka ko umemoriza izi page 2, nkaza kuzikubazaho ibibazo ukansubiza. Ngira ngo mwagiye mubona ibibazo bimwe na bimwe twagiye tubaza, nagiye mbaza umuhungu wanjye, umuntu utarakireba mwareba kuri izi links 2 ndi bushyiremo hano. Hari cya SRS n'ikindi cy'ikinyarwanda, ngenda ndamubaza ibibazo ukabona arasubiza neza. Ariko ku mwana ufite iki kibazo cya focus yatewe na excessive screen time, ntashobora kuba focused for 10 minutes, ntago bikunda. Umushyiraha akaba yagiye mu bindi, umuhaye ngo akore ibi akaba yagiye. Please kora iyi homework mu kanya ugasanga yagiye, ntashobora nyine kuba focused kuri task runaka ngo ayirangize. No ku bantu bakuru bibabaho, uri mu nama noneho wisanze nyine ugiye mu bindi, ibyo warimo deja nta focus ukibifitemo, wisubivamo. Handi udashobora no kuresista no kureba filime, ngo ube ifilime y'isaha ngo ube wayirangiza, ngo ucare hamwe ube focus kurikire mpaka birangiye. Muraza gusanga benshi iyo ndwara muyifite.
abantu benshi nyine dushaka gusanga tuyifite. Rero turi kureba ni ibihe bibazo screen time itera. Kuri rero kirero cya kuri mental health tubonyemo ibintu bibiri, amashami abiri agishamikiyeho, harimo anxiety, depression, hakabaho kubera comparison, ariko nanone hakabaho focus. Hari n'akandi kantu ka gatatu kari kuri mental. Akandi kantu ka gatatu hari umusemburo witwa dopamine uba released ku buryo uhora uri alerted kuri notification yose ije. Handi wumva kuri telefone haje ka notification ukaba directly, utitaye ngo uri mu nama, utitaye ngo uri mu biki, utitaye ngo ugiye gushiririza, ukabanza ukajya kureba iyo ni dopamine addiction. Bitera addiction handi umuntu nyine adashobora gusurvivinga atari kuri screen. Ngaho ibaze nawe, ibaze bikubayeho nyine, urumva birakaze, ntabwo byoroshye. Ibaze kubaho nyine niba wari utetse washyize amavuta kuri gaze, ariko kuko wumvisha aka notification uhise wirukanka, ya mavuta ashobora gushya, noneho nyine bigateza n'indi bibazo binini. Iyo addiction yo kuri social yo ku ma screen nayo ni mbi cyane, ishobora guteza ibibazo byinshi. Niyo mpamvu excessive screen time tugomba kuyirinda, sibyo? Nizere ko mubyumva neza. Tugiye ku kibazo kindi cya kabiri. Mukomeze mukurikire. Niba wakunze kino kiganiro, please kora kuri like. N'ukuri ntago biri bugutware ayandi mamega arenze ko waguze, sibyo? Kora kuri like, sibyo? Urakoze. So hano ikindi kibazo cya kabiri ni ikijyanye na social. Ibintu by'imibanire n'abantu nabwo birabyafecting. Mbaza ngo mu buhe buryo? Hari uburyo butatu bibyafectingamo. Ikintu cya mbere gikomeye muri ibyo ngibyo ni uko habaho decrease family time. Nyine igihe umuntu runaka aha famiye ye, aho umuryango we, kiragabanuka. Mu buhe buryo? Uraho uri guscrollinga kuri TikTok. Uri kuri TikTok, hari umwana ukwicaye iruhande, nturi kureba ibyo arimo, nashaka fast pass yiyotse, nashaka agende muri frigo yihishemo, nashaka ntago nyine ubifitiye umwanya. Nta mwanya ufite wo kuganiriza abana bawe, nta mwanya ufite wo gusangira nabo ku meza utari muri screen, nta mwanya ubafitiye. Urumva bigabanya ubusabane mu muryango. Iyo excessive screen time nayo ndumva ntago ari nziza. Nukuri ntago ari nziza. Ikintu kizakubuza gusabana n'umuryango wawe, ikintu kizakubuza guha attention abo mubana, ndakubwiza ukuri ko atari cyiza. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda excessive screen time, tukayishyira hasi, tugakoresha screen responsibly. Tukayikora nyine responsibly, ukavuga uti ndayikoresha kubera ko nyine ndi mu kazi, kandi nyine amasaha y'akazi nta kindi narenzaho. Niba atari amasaha y'akazi nyine it's okay, ubwo screen ukaba uyihoreye, cyangwa se ukayikoresha la moderation. Hari umuntu uguhamagaye uritaba, numara kwitaba ushyire hasi, gira igihe. Izo ngamba zose tuzazirebaho ako karagaciyemo. Gusa urumva ko icyo ari ikibazo gikomeye. Akandi kabazo rero kari aho ngaho kuri social, mu bana, iyo umwana nyine afite excessive screen time, icyo gihe ikintu kiba ni ikihe? Nyine bigabanya ubusabane bwe hagati n'abana bagenzi be. Ni hahandi umwana aho nyine iyo mugenzi waje ntago abazi ibyo bari bukine, nyine nta nubwo yamuha umwanya wo kugira ngo bakine. Abari aho akenshi usanga banagira n'amahane, abantu bahora muri screen cyane. Hahandi umwana ushobora kumwegera akanamukubita. Icyo kintu umva ko atari cyiza, sibyo? Akandi kabazo kari linked no kuri social, online peer pressure, kugira ikigare kiri online. Reka mbabwire, buriya ushobora kugira nyine, ndabyumva connectivity ni nziza, sibyo? Connectivity ni nziza, kuba twahura n'abantu tukamenyana kuri social media ni byiza. Ariko iyo bibaye excessive, ni hahandi wisanga ugira ibigare utanateganyaga kugira, noneho bya bigare bitanagufitiye n'umumaro n'uyu n'umwe. Ari hahandi abantu ngo let's go shopping, ukaba wagiye nta na gahunda ufite yo gushopinga. Let's go for prayers,
ukaba wagiye nta gahunda wari ufite yo kujyayo, maybe wenda hanatandukanye n'imyemerere yawe ukaba wagiye. Katugende Marriott hari branch ukaba wagiye. Iyo ni peer pressure izanywe na social media kubera ko hari excessive screen time, uhora nyine uri kuri screen. Abakunda gukura, ikibazo rero cya gatatu ni ikintu kijyanye na academic and work impact. Ni ikibazo kijyanye n'imyigire ndetse n'akazi muri rusange. Ibibazo nyine biterwa na excessive time, screen time. Rero ahangaha bigenda gute? Ni hahandi usanga performance mu kazi down, yaraguye mu mazi, tombe down gutya nyine byaragabanutse. Kubera iki? Uhora scrolling from tab to tab, ugiye kuri Instagram uvuye, ugiye kuri TikTok uvuye, ugiye kuri YouTube uvuye, ugiye kandi uri mu kazi. Byitwa ko uri mu ki? Mu kazi. Ugasanga byitwa ko uri ku kazi pe, kuko ntabwo uri mu kazi, kubera ko you are scrolling from tabs to tabs. N'abana biga nabo bibabaho gutyo. Abana noneho byo ni ibindi, kuko bo nta nubwo baba bazi gukontrola. Umwana uri under 18 ntabwo biba byoroshye ko yabasha gukontrolinga ibyo bintu, ngo amenye ngo ubu noneho ngo reka ngo nige, ngo reka ni concentre kuri iyi, ngo kuri homework ninyirangiza wenda mbone kujya kuri TikTok mite nanjye gupostinga ya miziki ndi kubyina. No way. Niyo mpamvu buriya mu bintu tuzarebera hamwe, tuzanareba ese niki twakora mbere yo gufata icyemezo cyo guha abana smartphones. Umuntu ushaka icyo kiganiro aze gushyira muri comment section yandikemo ngo guha abana smartphone. Menye neza ko babishaka ko icyo kiganiro nzagikoraho, tuzigire hamwe turebe ese niki nkwiriye kwigaho mbere yo guha umwana smartphone. Kuko ubu ngubu usanga abantu basigaye baha abana smartphone nta kintu bitayeho, nta myaka bitayeho, ngo nuko ashoboye kwikoresha azi gusoma paf ukabumuha smartphone. Ariko urumva hari ingaruka bishobora kumuteza mu gihe atashobora kumanaginga screen time. Rero urumva icyo kibazo kirakomeye. Ntimucikanwe n'ikibazo cya kane nababwiye ko nanjye cyambayeho. Let's move to it. Niba ukiri hano wibuke ukore thumbs up, nukuri kore thumbs up, ukore subscribe, ukore share, ubisangize n'abandi turebe ibi bibazo excessive screen time igenda iteza abantu, bakaba bari kubibamo batanabizi. Noneho nyuma nzabereka icyo twakora kugira ngo twirinde excessive screen time. Dore ikibazo cya kane rero nari nababwiye ko nicyo cya nyuma, ari nacyo kibazo nanjye cyambayeho. Iki ngiki ni physical and health problem. Ni ikibazo kijyanye nyine n'ibibazo by'umubiri n'ubuzima muri rusange. Iki kibazo rero giteye gite? Niho handi uzisanga ufite indwara bita eye strain and headache. Iyi ndwara nyine ni uburwayi bw'amaso, y'amaso akurya. Eye strain ni indwara ifata amaso, ntabwo yabyiringira, ahubwo bawumva ntabwo akanura like muscles za hano muscle nyine imikaya y'amaso. Iyi mikaya y'amaso ntabwo ibikora neza, bimeze nkaho wumva nyine uri kureba ariko ukumva wareba gutya like ushinyirije. Ntabwo imikaya ibasha kwaguka nyine neza ngo ufungure amaso nyine freely ngo wumve umeze neza. Uba wumva icyo ushaka maybe ni ugusinzira ukumva wahumiriza gutya. Ariko mu bijyanye kuko nyine uri mu kazi ugasanga uri guhatiriza ukajya ureba gutya, iyo ni eye strain. Noneho ikindi bitabijyanirana ni imitsi ya hano, ugatangira kubabara umutwe, ukaribwa umutwe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane umuntu wese ashobora kugira mu gihe afite excessive screen time, mu gihe ahora muri screen igihe kinini, afite amasaha menshi akoresha screens, sibyo? Noneho ikindi kibazo kiri nyine cy'ubuzima kirimo, wisanga urwara n'umugongo, ukababara umugongo ukakurya. Noneho nyine kukuba uhora unicaye ahantu hamwe,
kuko nyine uricaye ku ntebe ariko nyine amaso yawe muri screen, uhora wicaye hamwe kuko ni excessive, ni igihe kinini uricara, noneho umugongo ugatangira kukurya kubera kwicarana nabi, ukaribwa umugongo rimwe na rimwe hano mu ntugu, kumva kiri kubagukorera akamasaje kageze kakumaze mu ijosi. Urumva hari igihe utaha ukumva nyine uvuye mu kazi ukumva rwose uwakugirira ibambe yakumasa bene hano ahangaha mu ijosi, sinzi niba muhabona. Rero iyo ngiyo, icyo nacyo ni ikibazo cy'ubuzima gishobora guterwa na excessive screen time, sibyo? Ikiyongera kuri ibyo haba harimo no kugabanuka kwa productivity, nyine kwa kundi umubiri wawe uri kumuvinga, tuvuga uri kugendagenda, uri kunama se, ukunamuka, ikintu nk'icyo. Noneho ibyo ngibyo byo noneho binajyana kuri obesity, handi umuntu usanga afite umubyibuho ugize ute, umubyibuho ukabije kubera guhora nyine wicaye ahantu hamwe, nta physical activity ukora. Ikindi kibazo kijyanye n'ubuzima nanone, urumva utangira kugira sleep disturbances, nyine ukagira ikibazo umva gusinzira bikanga, hahandi uryama ugahita wicura, ugitangira gusinzira ugahita wicura, uryamye nk'amasaha 2 uhise wicura, nyuma y'amasaha 3 uhise wicura, noneho ntunasinzire neza. Urumva ibyo bintu biteza ibibazo byinshi ku buzima. Ngibyo rero ibibazo, nanjye icyo kibazo nahuye nacyo, nari nabahaye ubuhamya. Ikiza nuko twakwirinda excessive screen time. Screen time ntabwo wayirinda, twabibonye, kuko abenshi no dukura ihaho, niho duhahira, abenshi niho dukura imibanire myiza n'abantu, ahenshi no ducommunicatingira, abenshi nyine technology iradufasha. Ntabwo twavuga ngo twakwirinda screen time, ariko twirinde excessive screen time, nicyo kibazo gikomeye. So mwakoze cyane gukurikira. Muri video ikurikira ngiye kuzabereka noneho uburyo ki, ese ni buryo ki noneho twakwirinda excessive screen time, ibibazo byatejwe, ni gute twakwirinda ibyo bibazo, ni gute twabyivura, ni gute twabyikiza. Nimuzacikanwe n'ikiganiro n'icyo ngicyo, kizaba kiri very interesting, buri wese azagikunda. Bye bye, see you next time. Ndabategereje muri icyo kiganiro kizakurikira. Rwose tubonane mu yindi video. Ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe gukora share, kandi ukore like kugira ngo video izagere ku bantu benshi, sibyo? Urakoze cyane.